na korari yo korari ko yajya kuririmbira ku buntu none korari nazo bazazisoresha itasora se ntabwo ari ntabwo korari musanzwe muririmbana wizanye muri reception nayo bazayisoresha kubera iki neze ntabwo ari gukodesha umuririmbyi ntabwo gukodesha umubyinnyi none muzayibara gutese ibyo icyo gihe twese ntabwo dukodesha abaririmbyi none wowe uziririmbira se baje iyo ni intwererano ariko intwererano uri mu kugera itagira agaciro ni iyihe iki kintu rwose icyo kibagirwa nta ntwererano n'imwe idafite agaciro urumva nta mpano n'imwe idafite agaciro niba pasiteri wanjye ari uri bube na MC ubwo nabyo bubyishyurira none si igikorwa mu kindi se atari bubyishyurirwe se niba ibyo kurya ari njye wabyitekeye se ubundi ndi bubyishyurire ari wabyiteye aho wabiguze ariko ari isoko wabiguzeho aho nabiguze bampaye amafaranga hari ikibazo se hari bishuza barumuna banjye babitetse se birahari aho ngaho biranditse niba ari we wabyitekeye noneho barabibwirwa n'iki ariko niba hari ibigo urabibabwira wowe neza ubundi wajya babibwirwa n'iki wowe barabikubaza rero hazazamo ibinyoma niyo mpamvu wabona ibinyoma byo n'ubundi twubakiye ku kinyoma icyo kibagirwe yenda none se bajya bavuga ngo niba uririmba ku giti cyawe uri rwiyemezamirimo uwo murimo ukora ari umwuga wawe kandi umwuga wawe wubaka ugomba kugaburira kuko udashobora kuwutangira umusoro ese najyaga nifata nkavuga nti nta faranga mfite kandi inshuti yanjye igiye gukora ubukwe kandi mfite impano yo gukora mu muhogo mfite n'inshuti yanjye izi gukora ku murya wa gitari nkavuga nti ngiye intwererano nzaza kuririmba mu bukwe bwawe nkaba ndagiye n'umucuranzi wanjye w'inshuti tugakora ku murya nanjye nkazamura ijwi nkamuririmbira abantu bakishima intwererano nkaba ndayitanze ubwo umusoro none se reka nkubwire iyo ntwererano utanze uyikubye mu mafaranga fata amafaranga ari gutanga sibyo nsa amafaranga se intwererano nawe uri gufata amafaranga ukamutwerera ariko impamvu nagiye gutanga iyo mpano nuko ayo mafaranga nayafata nibura koko papa sava bura koko nta mugore bura koko afite buriya yewe wazamuzana nawe tukaganira nkamubaza rwose buriya ngo hari wa papa sava ngo hari babamenya bita ngo bamenya baba Rocky hari n'abagabo mwe ngaho kandi ngo kirazira kikazirizwa guterura guterura no kunyereza umusoro nukatirwa da no gufunga ubwo umuntu uzibeshya agaterura ngo turabirangiza ubwo utagiye mu murenge ubwo urumva ubukwe buzabuhera mu murenge inyungu ya twese rusange imisoro yutuzi byikora yubaka amashuri yubaka amavuriro yubaka imihanda ikora ibikorwa remezo byinshi kandi bidufitiye akamaro kuki se wowe uri mu kubyanga nizo modoka ugendamo n'aya mahoro dufite no kubera imisoro zitanga abanyarwanda mu byumve mwikwepa imisoro ni inyungu zawe ni inyungu zikugarukira ni wowe urimo kwikorera niyo mpamvu rero tugomba kuvugisha ukuri niba n'uwo mukozi nawe yaje twimugora ngo ajye kuri bacukumbura agira gute muhe raporo yuzuye abone yuko ibyo ukoze koko ari ukuri. Omora TV. Amahoro bakunzi ba Omora TV twongeye kubasuhuza nkuko mubibona turi kumwe na wa mugabo muri gukunda cyane Eflon yongeye kugaruka turi kumwe Eflon ni karibu nanone kuri kamera za Omora TV. Yego makoze turakwishimiye. Yego namwe ndabishimiye kuntumira. Uri kubona ari iki kiri kujya mbere se noneho ndabona rwose nkuko bisanzwe akanyamuneza ari kose. Muri ino mihanda se bijya mbere ko ari byinshi byose n'ubundi ko yabigenda wari wari n'umuntu akavuga ngo biragenda bavuga ko bitagenda birabigenda ko namwe mu mugenda burya namwe mu mugenda neza mu mutagenda ibintu biba bigenda buriya kijya mbere ikiriho muri ino minsi nuko abatinze gushaka bagiye kongera amafaranga ku butunzi bwabo kugira ngo bashake da reka imihanda ikomeje kutunyerera imihanda ikomeje kuri imihanda nese ko twatinyaga ko twabitinyaga ngo ifaranga ntaryo none ubushatse kuvuga ngo ifaranga ntaryo utari washyira n'iry'umusoro ahubwo niyo waranze gutegura ubukwe ufite 5,000 ubu urabutegura ufite 25 none ariko Efroni rwose harimo abantu reka mpamvu ubwire harimo abantu banze gushaka ngo bazashaka uko bagwije amafaranga ndetse bazagwiza n'ibikorwa bigwira ntabwo uzahora ugwiza ndaguha urugero rumwe mbere ubundi wajya ujya gushaka ukijyana injekani y'urwagwa ukajyana injekani y'ikigage umutobe ku batabishobora umutobe ibyo bivaho none ubasiga bajyana ngo za Primus za Mitsingi za Fanta urwagwa bagurwiyejereze barugutwerereye umuntu uzagutwerereye cyese yafata kuri kino gihe ninde byahomeye birabaye turabyemeye bazagutwera n'umusoro se Rwanda Revenue nabonye bagiye hora
akoze iriya misoro ya Rwanda Revenue nayo umusesenguzi hari aho nasomye numva ngo yari isanzwe ibaho abase ni iyo misoro niba yabagaho ko ntajyaga mbona umuntu wa Rwanda Revenue mu bukwe cyangwa yabagari nuko nabimenya kuba yabagaho ishobora kuba yabagaho mu igazeti cyase rateganyijwe ariko itari yashyirwa mu bikorwa ikaba yatangwa gwitese ntabwo yenda yatangwa neze itatangwaga yabagaho nyine yabagaho mu mpapuro yenda cyaze mu bitekerezo niko yenda nge nabyumva ariko niba byashyizwe mu bikorwa bikashyirwa hanze itangazo rigasohoka koko igomba gutangwa nese ukambira ko izatangwa gute ngo umukozi wa Rwanda Revenue azajya yicaye mu bukwe uzajya gutumira kuri Rwanda Revenue uzajya bashira invitation bizajya bijyana bite ivyo ngibyo byo hari utegeko ribigenga yenda nubwo ntari narisoma neza ariko yenda hari agapapuro nabonye gacicikana ku mbuga nkoranyambaga nanjye ndagafite mbona ukuntu bizabigenda sivyo ukuntu kameze kandi songa amakuru agendanye n'ahabera ubukwe hariho decoration hakaza sound system ubwo ni sonorisation hakaza food and drinks ibyo kurya n'ibyo kunywa hakaza itorero hakaza n'amazina y'abakoze ubukwe ubwo no vuga ngo aho kuri decoration cyangwa abakora decoration harimo aho bazajya buzuza bakuzuza amazina yabo agashiraho nimero ya telefone ndetse na tini niba ari company sibyo agashiraho tini no vuga ngo niba hari umuntu wakoraga ibijyanye na decoration adafite atabyemerewe cyangwa se ntabwo uwo ngo rwose we ikiraka yakibuze byarangiye naje ahubwo ni yihute cyane aje gushaka ati nabo ubundi sukora ibintu by'ubucuruzi mu Rwanda ubu udafite tine namba gute cyangwa se udafite IBM ukikubita ku sonorisation najyaga mbona umwana wagiye akigurira hari aka speaker kamwe na microphone wagize ukajya kugura microphone ukagera udafite tine namba yo gukora icyo gikorwa kuko udafite uwo yakoraga nta byangombwa afite ariko ntabwo bizongera kubaho akaba ari handi bashwana ngo yacurangiye indirimbo zitemewe cyangwa asembi wenda nk'ibyo kurya no kunywaho wenda ushobora kugira amahengekerezo kuko abenshi burya baba bifite ababikora abari ibigo bibikora cyangwa amaresitora bafite tini namba bafite iyo misoro n'ubundi biba byasoze n'ubundi ariko se nk'abyo twita ngo ababyinnyi niryo torero nahoze nyira w'itorero n'urusengero n'ababyinnyi n'iryo torero none se nk'utorero ribyina novuga ngo uririmba wese mu bukwe uri bubyina uri bugira ikintu na urumva umuntu wese nawe ufite itorero cyangwa se uzajya ubyina ku giti ciwe adafite tini namba nawe ubwo kiraka yakibuze ndabwo n'umuririmbyi ku giti cye none niba emusi cyangwa se wa mugani niba umuntu w'umunyamategeko wunganira asora sibyo noteri akaba asora abo ni abantu bikora ku giti cyabo umuntu wubaka amazu ibigo runaka company niyo umuntu ayo ku giti cyiwe yikaba ari rwiyemeza mirimo none rero kuki niba uririmba ku giti cyawe uri rwiyemeza mirimo uwo murimo ukora ari umwuga wawe kandi umwuga wawe wubaka ugomba kugaburira kuki udashobora kuwutangira umusoro ese ko najyaga nifata nkavuga ni nta faranga mfite kandi inshuti yanjye igiye gukora ubukwe kandi mfite impano yo gukora mu muhogo mfite n'inshuti yanjye izi gukora ku murya wa gitari nkavuga nti ngiye intwererano nzaza kuririmba mu bukwe bwawe abandagiye n'umucuranzi wanjye w'inshuti tugakora ku murya nanjye nkazamura ijwi nkamuririmbira abantu bakishima intwererano nkaba ndayitanze ubwo uwo musoro none se reka nkubwire iyo ntwererano utanze uyikubye mu mafaranga fata amafaranga ari gutanga sibyo nsa amafaranga se intwererano nawe uri gufata amafaranga ukamutwerera ariko impamvu nagiye gutanga iyo mpano nuko ayo mafaranga nayafite ntabwo ari impamvu bivuga ko udafite niyo mpano utari umuntu amutwereye n'ubundi ntabwo wari kumutwera ntabwo urimo ubwo bishatse kuvuga yuko niba wowe yenda urugero sibyo njyewe namutwerereye imodoka itwara abageni ashaka imodoka itwara abageni ajya kwikodesha se agiye kwikodesha ntabwo ntabwo bamuha inyemezabwishyu ko yakodesha icyo kintu ariko ni intwerera noneho buretse nyine ni rwo urugero ngiye kuguha njyewe mfite imodoka yanjye ndashaka gutwerera sibyo biba ari mu mafaranga kuko n'umundi wa mugeni wagiye gufata imodoka muri company runaka ebyiri ngo ziba zimeze ukuntu ngo z'amavewiti cyangwa se z'amavesisi gutyo zimwe ngo ziba zigaragara neza ngo zizamuproteje sibyo ni amafaranga atanga kandi muri aya mafaranga ava muri aya mafaranga mwatwerereye mwe mwatanze none ubwo ninde uri bubiha agaciro njyewe Rwanda Revenue niri bungenera ati nubwo wamuririmbiye ibyo waririmbye turabiha agaciro k'ibihumbi 50 cyangwa barabiha agaciro k'ibihumbi 10 niba amategeko yasohotse hari itegeko ribigenga hari kuvuga ngo tuvuge urugero nk'ubu tuzi ko umuntu yenda bunganira
umunyamategeko wunganira umuburanyi sibyo mu rukiko hari igiciro runaka cyagenwe kizwi cyangwa bati igiciro bice n'akavuyo sibyo ni iki ngiki ni 300,000 ni 500 ni miliyoni hari amafaranga agomba kuvaho kuko burya reka mwumubwire gitinyo burya umuntu washyizeho umubare umenya n'isi yararimwe mu mubare kuko umuntu washyizeho umubare ni umuhanga cyane umuntu washyizeho umubare umuntu abantu busigaye nemera muri kino gihe basigaye bafasha ni umuntu washyizeho umubare agashyiraho ikintu bita urufunguzo agakora ikintu bita urufunguzo rufunga kabisa kandi iyo urebye usanga ari utuntu 2-3 tw'utwinyo turi aho ngaho uburyo gusa ariko tugafunga isi yose ukabura yifunze abo bantu ni abahanga none ashaka kumbwira yuko niba ikintu cyose gifite umubare kitagira pourcentage cyavaho niba bavuze ngo mu bukwe runaka ahubwo ubu nibaza niba umuririmbyi azajya aririmba mu bukwe bakamwishyura 500 hakaba ari n'umuririmbyi uzajya uririmba mu wundi bukwe akishyurwa 100,000 ako niko gaciro bazabavana wa musoro kuko ubukwe bwose ntabwo bungana none se nge ndi kwibaza nti biteguye kwakira ukuri kw'abo bantu cyangwa hari uburyo bazajya babipimamo bazajya babimenya uzabijya kumwishyura none utakira ukuri k'umuntu ubundi wowe niba uri rwiyemeza mirimo mbivuge yuko niba uri rwiyemeza mirimo w'uburirimbyi ubifite n'ibyangombwa uzajya wakwaka bya byangombwa wake ya na tini namba wake na ya IBM hari amabwiriza bigenga uzabibona ntabwo ari ukuvuga ngo uriteruye gusa ugiye wakuririmba mu bukwe no urinde se nyine ubwo igihe bazabiha umurongo urumva wabona aho kutabishoboye ubwo ntabwo bishoboye nyine ntabwo bishoboye bikihorera hari abishoboye ubwo ikintu narindi kwibaza rero habayeho kuburi bwishurwa icyo ndi kucyumva ariko nibazaga nti niba nari nabitanze nk'intwererano iyo ntwererano yiba ari mu mafaranga rega nta kintu kimwe kitabarwa mu gaciro k'amafaranga sinzi impamvu uri mu kuvuga ngo iyi ni intwererano nese intwererano ubu utayifite udafite iyo mpano ntabwo wamuha amafaranga nakubwiye nti noneho urayigenera amafaranga gute kwigena amafaranga gute kugira ngo uze kuyisorera urugero ubu ubundi barakubwira wowe ubwawe ugiye kuburirimbiramo wari kuca ngahe iyo ntwererano ni yangahe ese ni 50 ni 100 kuki utabivuga se ni 50 ngeneye kumutwerera nta muririmbiye okay ntisabo rero shyiraho niba ari 5% niba ari 18% yarangaye kwijana simbizi uko itegeko ribigena nibo babizi niyo bazishyura nyine ahubwo azishyura ashobora kwishyura mu bikorwa by'umugeni umugeni bure none se kamwa ngo urujyo ngo niba wari gutwerera uko kuririmba udafite ayo umusoro nushaka ubu byihorera nushaka ubu byihorera kuko ni ujya kumutwerera urashyiraho nayo umusoro da ahubwo se ubwo ntibashyiraho uburyo bwo gutandukanya ngo bamenye ngo iyi ni intwererano nk'iri busore ni impano se ni impano neza impano ibaho mu bukwe imana ibaho intwererano impano ahubwo hari ikintu kimwe nibaza nabaza batanga impano zizazivaho umusoro ikintu bitubwireho nyine ubwo ngicyo uri kumva tuvuge urugero twajya tujya mu bukwe abantu bakishima ati nguhaye inka nguhaye imodoka nguhaye inzu nabyo bizaba bivaho umusoro ibyo bintu bari umutungo uzajya uba winjiye mu wundi hasi n'ubundi nabonye bashyiraho n'abageni bagashyiraho imyirondoro yabo wabona nabo bazajya basora wenda hari ibyo kuri ibyo bahawe cyangwa se none ubusishyira imbona kizavamo ubwo bizaba bisaba ko na za kadoba zimwe bafunze bazaba zifungura kugira ngo umukozi wa Rwanda Revenue yicaye hariya bamwereke bamubwira bati dore ngewe natanze ikadire nayiguza amafaranga ya nayo yasoze natanze ivaze ngiyi dore fagitire yayo ngiyi ndayifite ubwo wa mushingwa bikorwa Rwanda Revenue yohereje agenda vivura ubwo uri umuntu uzibesha agafunga imana idafite fagitire unafunze ngo isaha yo kumanika mu nzu nayiguze yavuye hehe wayiguze wayitoraguye se zana fagitire yayo n'inka rero ubuzi bagiye kuzava zigira fagitire zayo rero njye n'inka inka nzazana iyo yavuye zaneho n'umusoro nyine neza ubwo ariko babidusobanura nyine buriya tukareba ibintu by'ubukwe bigiye kugorana kuko nka dekorasiyo yakorerwaga nk'ibihumbi 600-700 ubu noneho ni miliyoni kugira ngo aze umusoro wa Rwanda Revenue nawe usigarane ayo usigarane none se ubu ikibazo ahubwo nibaza ikibazo nibaza ubu ngaha ubwo mise ngere
nk'abantu b'abasitari cyangwa se bitwa ngo ni abakire banze kurongora aho bigiye kugenda gute mwabagabo mutubwire babagabo bacu ba Papa Sava koko aho ni bure koko Papa Sava bure koko nta mugore bure koko afite buriya yewe wazamuzana nawe tukaganira nkamubaza rwose buriya bari ba Papa Sava ngo hari babamenya bita ngo babamenya ba Rocky hari n'abagabo mwe ngaho kandi ngo kirazira kikazirizwa guterura no kunyereza umusoro nuko ati Rwanda no gufunga ubwo umuntu uzibeshya agaterura ngo turabirangiza ubwo utagiye mu murenge ubwo urumva ubukwe buzabuhera mu murenge nukuza gusora muhereye mu murenge mana yanjye none ze mu murenge umuvuye kugira ngo mujya kuyakira mu kanabyina wa si ikibazo bashaka ko batari bari gwiza aya mafaranga barayafite wa mugabo bayafite gute urayabona wowe uyabona ku ruhande rwawe ugereranyije nawe wifite ariko buriya iyo bagereranyije n'abandi buriya ku ifaranga kuba uri umukire hari icyo bita umukubera modo kuvuga uti ngenda ndashaka kuzakira nka kanaka ukarunda paka ubwo z'ibyo bintu ubyumva oya ariko burusha kuvuga ngo kinije musi afite amafaranga amafaranga afite nayahe nawe yafite amafaranga aregerera mu bikorwa kugira amafaranga no kugira wa muryango none yarya ntizo wambwa uko ukize nta mugore ugira waba ukize ikibuno nta kiyatwara kwiga icyakoze wa mugani ahubwo yarakize wa mugani kuko nta mugore yakonsoma hari ibitenge asagura nuvuga ngo hari papa z'abana agura gukira udafite umuryango ni zero n'ubundi nta none ukirerwa n'ubuheze urabirunze gutyo gusa ariko ntacyo bikumariye burya kubura umukire no kugira amafaranga ukagira n'ibiyasohora sibyo ariko kuvuga ngo urarunda amafaranga se nujya unupfa se ko umuntu atamenya ibyapfira ubundi umukire nge nemera umukire nemera n'umuntu wapfuye ubwo zaba ari umukire ate kandi yaciye impamvu bava ngo we agiye ku rwego rwiwe kandi bavuga bati intare ipfuye irutwa n'isazi nzima ubwo wabivuze intare ipfuye irutwa sinjye wabishyizeho uzi umuntu wabivuze ni ibituba twigira nuko nyine indiho nakugirira umumaro uriho wangirira umumaro ngira ngo ngenekereje nshyize mu busesenguzi bwanjye nicyo yashaka kuvuga ariko ntabwo avuga ngo irutwa n'isazi nzima mu zindi mbaraga zindi nta zindi mbaraga zindi aba afite kuko burya araje gusanga nta mukire kwisubaho ngewe numva ko ashaka nyine kwerekana ko umuntu ugihumeka aba afite agaciro kuruta uwamaze gucaho aba afite agaciro kuwundi ndetse ku wundi muntu wundi nawe ugihumeka ariko umupfu nawe wasa afite agaciro ku bandi bapfu bagenzi mukire kuruta ukiriho none se uzi abari hasi abamwakira bo bamwakira gute ngenda bavuga ati uyu niwe mushyashya ni nk'uvutse ubundi gupfa niwo kuvuka ugiye kuvuga byari bavuga ko upfuye ngo yongera akavukira ahandi mu kindi gihe runaka bafite uko babyumva n'uko babireba ariko ubundi mu buzima busanzwe umukire nge nemera ni umuntu ushobora ni nk'uko bavuga ngo intwari iba intwari itabarutse ntabwo uba intwari ukiriho iyo uriho ushobora kuba ikigwari ejo uno munsi ushobora kuba intwari ejo ukaba ikigwari gusa icyo duharanira twembi ni uko buri munsi umunsi ku munsi dushobora guharanira kutuba tukora ibyiza tugereka ibyiza njya nkunda guha abantu urugero burya ufashe amazi ingunguru ukazajya ushyiramo igikombe cyiza cy'amazi meza ugashyiramo igikombe cy'amazi meza niyo yajya kuzura ugasukamo igikombe cy'amazi mabi bose bitari ibiro kimwe nuko utangiye uvoma igikombe cy'amazi mabi ukacyuzuza ya ngunguru yajya kuzura ugashyiramo igikombe cyiza cy'amazi meza ntabwo y'amazi yaba meza arakomeza n'ubundi akaba mabi wabyangije none bigaragara icyo ushaka kuvuga nuko kibi kiganza cyiza 100%. Ndaguha urugero no kuri zino social media tuba turimo kuvuga cyangwa tuba tuganiraho ntabwo bajya batangaza ibyiza batangaza ibibi batangaza byacitse batangaza kanaka yarwanya na kanaka yashwanya na kanaka byagenze kunguko nese ushaka kumbwira yuko uriya mama Asiya babari mu kuvuga ubu byacitse ku buryo biri ari byo bintu babona byaje kuri social media bikasakaza bikakanuza amaso isi
oya nuko abafite izina rizwi. Iryo zina rizwi kuki batarimuvugaho mu byiza akora? Ubu nta kiza na kimwe yigeze akora ngo tube twabona, ahubwo twabonye ngo yasambanye. Si ubundi yasambanye nani yasambanye ubundi yanamaze. Ariko niyo yafashije imfubyi biravuga. Dore nibyo by'ibingibi turimo kuvuga by'imisoro. Sibyo? Imisoro nayo iraje. Nsiba mbaza ngo na mbere yari iriho. Ubu nuko aribwo yagaragaye. Sibyo? Oya mbere nta yari iriho. Nubwo batwemeza ko ishobora kuba yari iriho cyangwa se yaranateganyijwe kuri itegeko ntabwo rije ntabwo ritoye mu gitondo ntabwo byitse ngo baritore mu gitondo. Nubwo yenda duhora tuva ngo dunguhimba gashya. Burya mu mirimo ya buri munsi yacu duhora duhimba gashya. Sibyo? No mu mikorere y'imitegekere y'igihugu no muri Rwanda Revenue nabo bahora bahimba gashya. Sibyo? Na IBM nayijeje ubundi ariko haraho yari iri mu itegeko yari irimo. Ibi byose rero biya bihari ni nk'ibi byose tuba turimo kuvuga rero. Biya bihari ahubwo nuko biba byagize gute byorosowe cyangwa se ndabyatwikuruwe cyangwa byashyizwe ahagaragara. Akongerwamo n'akandi kabaraga muri byo. Akongerwamo n'akandi kabaraga muri byo. Nk'ibi rero naho undi rero turimo twibera aho ngaho ku bintu by'imisoro rwose. Ahubwo nabwira abagabo batari barongora bakarongora hakiri kare kuko niba yenda batangiye bashyiramo imiyaga basoresha yenda tuvuga 5% cyangwa sangahe simbizi nta hantu ushyizeho umurongo buriya niba babizi itegeko uko ribigena. Ariko hari igihe nkuwanze kurongora tugikoresha igisharagati nta tenti ikodeshwa nese ubu none hazarongo yanze kurongora no hariho n'itenti ubazarongora hariho n'imisoro ahubwo na bya tente nibashyireho ubu njyewe ndi umuntu ushinzwe imisoro nashyiraho nuko n'umuntu uzajya utera inda nuzi umuntu uzajya ubyara umwana hanze azajya amusorera nawe agahita y'iryo tegeko. Agahita y'iryo tegeko abantu aho kugira ngo bashake ubagiye kuza bibyarira abana hanze none kubera gutinya ubukwe se kubera gutinya oya buriya wakora ubuciriritse niba wari gutumiramo muri wakora ubuciriritse waranze kubukora wakora ubuciriritse gute ukazana pasiteri ukaza rega nawe azajya asora ese numvise ko isenyo nazo zizajya zisora ukazana na korari yo mu korari ko yajya kuririmbira ku buntu korari nazo bazazisoresha bitasora se ntabwo ari ntabwo korari musanzwe muririmbana uyizanye muri reception nayo bazayisoresha kubera iki neze ntabwo rukodesha umuririmbyi ntabwo ukodesha umubyinnyi none muzayibara gutese ibyo icyo gihe twese ntabwo dukodesha abaririmbyi none wowe uziririmbira se baje iyo ni intwererano ni nk'intwererano ariko intwererano uri mu kugera itagira agaciro ni iyihe iki kintu rwose icyo kibagirwa nta ntwererano n'imwe idafite agaciro urumva nta mpano n'imwe idafite agaciro niba pasiteri wanjye ari uri bube na MC ubwo nabyo ari bubyishyurire none si igikorwa mu kindi se atari bubyishyurirwe se niba ibyo kurya ubundi ari njye wabyitekeye se ubundi ndi bubyishyurire ari wabyiteye hari aho wabiguze ariko hari isoko wabiguzeho aho nabiguze bampaye amafaranga ikibazo se hari bishyuza barumuna banjye babitetse se birahari aho ngaho biranditse niba ari wowe wabyitekeye noneho barabibwirwa n'iki ariko niba hari ibigo urabibabwira wowe neza ubundi wajya babibwirwa n'iki wowe barabikubaza rero hazazamo ibinyoma niyo mpamvu wabona ibinyoma byo n'ubundi twubakiye ku kinyoma icyo kibagirwe yenda none se uta bajyavuga ngo burya isi ubwayo nayo yubakiye ku kinyoma arashaka kumenya ko ngo hatazaza ibinyoma ahubwo leta igishyiramo imiyaga itazafunga benshi ese bazaba gufunga ngo wabeshye ngo watekewe n'umuryango ikiriho kandi watekewe na resitora ikiriho buriya bazashyiraho amategeko twese duhuriyeho ari bukore kuri wa wundi watekewe n'umuryango akanagera no nicyo ndi mukubwira hariho n'igihe bizagera noneho bakabwira ngo ibyo byatetswe n'umuryango ntitubishaka mu bukwe nicyo kiri tubishaka mutanga isoko kugira ngo ikinyoma kugira ngo icyo kinyoma tukiburize nimukomeza kubeshya ibinyoma bikaba byinshi niba yenda twe twiteze yuko mu mwaka yenda hinjira miliyari 2 z'imisoro yavuye ku bukwe hakinjira 100,000 tuzacukumbura twebe tubishinzwe turebe se kuki ari amanyanga abantu bari mu gukoresha nayahe kugira ngo bacike imisoro cyangwa bakwepa imisoro nitumara kubibona rero hazajya amategeko akakaye ahubwo reka tuvugisha ukuri kugira ngo batazadushyiraho ibihano bikakaye tuvugisha ukuri niba ari uguteka koko tuvuze tuti twatekewe na resitora runaka uwo musoro winjire kuko ni inyungu z'abanyarwanda ntabwo ari inyungu yawe ku giti cyawe ni inyungu ya twese rusange imisoro tuzi ibyo ikora yubaka amashuri yubaka amavuriro yubaka imihanda ikora ibikorwa remezo byinshi kandi bidufitiye akamaro kuki se wowe uri mu kubyanga n'izo modoka ugendamo n'aya mahoro dufite
ni ukubera imisoro dutanga sibyo banyarwanda mu byumve mwikwepa imisoro ni inyungu zawe ni inyungu zikugarukira ni wowe urimo kwikorera niyo mpamvu rero tugomba kuvugisha ukuri niba n'uwo mukozi nawe yaje twimugora ngo ajye kwirirwa cukumbura agira gute muhe raporo yuzuye abone yuko ibyo ukoze koko ari ukuri nicyo kintu nibwo butumwa dushobora gutanga ku banyarwanda badukurikiye n'ubundi umusoro wo kuba uriho si ikibi uri kutuzanira ni cyiza kuko ni naryo tandukaniro uri kubona riri hagati y'u Rwanda ugasanga u Rwanda rutandukanye n'u Burundi u Rwanda rutandukanye na Kongo uziko nigeze kumva umudamu w'umurundi kaza avuga ati iyo tuba twari tubonye umuntu natwe dushyiriraho imisoro nk'iyo muba muri kwinubira byibura natwe ikabyazwa umusaruro nk'uko tubibonye wanyu nyine yenda bazabimenya nabyo kuko iterambere rirakura ntabwo rijya hasi rigenda rizamuka nabo nibahumure bazagerwaho bitewe n'uko yenda isi izabimeza ariko ubundi rwose pe icyo mvuga umusoro ni inyungu ku muntu wese waba uri mu gihugu mo imbere waba uri inyuma ni inyungu ntabwo rwose byo nibi tudasubiraho ni inyungu zitugarukira nitwe tuba twikorera ntabwo twabikwepa rero kandi kuba Rwanda Revenue yatekereje kukavuga ati ibi bintu bijya kuko babona hari ababona hari ikibura kandi ibintu bizarushaho kujya mu murongo muzima sibyo dukoresha ibintu niba ufite amafaranga miliyoni koresha ubukwe kuko amanega twari tumaze kuyirengwa natwe haraho tugera tugasanga dukoresha n'ibitari ngombwa so mugani burayi ko nabonye gukorwa na 5 10 ugasanga umuntu afite abantu 200 agiye gukodesha tente y'abantu bajya mu miliyoni ngo yiteguye abantu benshi no kwemezanya bikaza ngo no kwemezanya dukora ibyo dushoboye kandi byo ugasanga umuntu agiye kuguza banke bakora ubukwe kwese burunguka none se uraguza banke uri umusore uraguza banke uri umusore ugiye kuzana umugore uzatunga uwo mugore namara guhura nawe azabyara umwana ajye mu mashuri uzishyura banke umwana mu mashuri cyabaho bizagorana none se ubwo niyo mpamvu rero ahubwo niba tworohereze inkwano bazikature yenda ariko n'ubundi inkwano simero kanditse ni 10 na bingahera sinibuka ariko n'ubundi inkwano ubundi bari ubwumvikana umuntu yigeze gutebya yenda kuri social media aho umukobwa wize n'umukobwa utarize nakabona nabonye kuri social media aho ngaho gatambatamba ariko ngo bajye begenda gutya noneho akashekeje cyane nuko yageze atahubwo hari naho bazaba nakomaho bagomba kugukoma kuko ubatwariye umuntu kandi ugiye kumutunga bakuriye umuriro ku marembo noneho baguna gukome naho ubundi byo imisoro mu bukwe byo irakwiriye ariko no kubye idakwiriye wa mugani nkaho wavugaga sinagutera ibuye ati se ngewe niba ngiye kujya gutwerera umuntu nkamutwerera ndi bumuririmbire inshuti yanjye agaciro nawe ntimuzagahanira ushobora kuvuga uti ngewe kumutwerera 20 ahandi bampa 100 yongera kubaririmbira none 20 muhari byo muvane w'umusoro ufukisha ukuri ntabwo bazabyanga ndibaza yuko nabo babyanga n'ubwumvikane ahubwo ikintu kimwe kiri mwaho ngaho kizagorana nenyemeza bwishyu zaho uzayivana niba uzandika urupapuro niyo hantu ndeba bizaya bigorana nenyemeza bwishyu uzayivana ye mu bwabo uko bwerekane yuko ibintu byose bivuye mu byishyu ko wishyura niba wabihaye agaciro k'u 20 uzagishira yo 20 kari byo wishyura yanyo wowe wabikoze yemeza bwishyu uzagivana he kandi uri rwiyemeza mirimo nta tin number ufite ahubwo barwiyemeza mirimo ariko mbakangurire gushaka amatin number bashaka n'ama IBM bazaya batanga ku bakiriya babo kuko niba uri rwiyemeza mirimo ukaburirimba usanzwe uririmba n'ahandi n'uwo mugenzi watakoze ubukwe n'undi azabukora gutumira none se undi mugenzi azakora ubukwe agutumire ntabwo uzamunyemeza bwishyu kujya naho uko adekarara niko biri rero uroshishikariza abantu barwiyemeza mirimo badafite IBM badafite tin number
mugana ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro babahe ibyangombwa byuzuye. Niyo nama nabagira rwose. bitari ibyo ngibyo mushyira agapira hasi mureke abanyamihanda twikorera none. Efroni, urakoze kuba wemeye ubutumire byo kuganira natwe. Ubu ni byinshi uba utwunguye kandi hari n'ibibazo usubije abanyarwanda bibazaga. Nubwo ngo urabisubije kuko Rwanda Revenue ni ifite ibisubizo byabyo, ariko byibura ariko nabyo bajye kuri comment kuri Omora TV, bajye kuri comment bandikemo nabo batubwira uko babyumva. Nabyo nibyo bisubizo kuko buriya na Rwanda Revenue nayirareye kavuga ati aha bigenze gutya na gutya bimeze gutya na gutya nayo ikareba ko bigenze. Hari ibibazo dufite, hari ibibazo abanyarwanda bafite tugomba gukemura ku Rwanda Revenue. Ntabwo niyo ari ibikora ariko ibivana muri twe, ivana muri twe, inama izivana muri twe, ivana mu bitekerezo byacu, noneho yo igashyira mu bikorwa. Ntabwo twayiharira gutyo gusa. Nibyo rwose. Sawa murakoze. Rero dushimiye wari ukurikiye Omora TV. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ciao ciao. Imigisha y'Imana ibahezagire ibabeho ibihe byose rwose. Omora TV.